Imana Amen. umuntu ukunda Imana n'abantu bayikunda. Amen. Amen. Abantu benshi nkuko nari mbivuze bakuzi nk'umuramyi nk'umuririmbyi buriya nk'ubu nkiri kuvuga ibi ngibi bari kuvuga bati uwaduha unita agaceceka hanyuma tukiyumvira indirimbo ziryoshye. Hanyuma rero Imana iguha umugisha, tuguhaye ikaze wisanzure wumve kuri mu rugo. Yego. Yego. Murakoze cyane. Abantu bashaka ko sinzi niba ijwi ryanjye barikunda cyangwa baryanga, ariko abaryanga bihangane, abarikunda muryoherwe. Nta kundi byagenda muri iyi si, niko bimera. Tugiye kuririmba indirimbo ya mbere ivuga ngo gukizwa nabi bitera umwaka. Ni indirimbo abantu bamenyereye cyane. Twinjiye mu mwanya wo kuramya rwose, ababikunda bazi turyoherwe. Igihe cyo gukora cy'Uwiteka kirageze, kuko bahinduye ubusa amategeko yayo, barabivangavanze barabipinga ngo ni iby'abaswa, barabipirata ngo ni iby'abakene, barabipinga babitesha agaciro, barabipirata. None biteye Imana yacu kuza gukora, biteye Imana yacu kuza gukora. Gukizwa nabi bitera umwaku, gukizwa nabi bitera umuruho, gukizwa nabi bitera umuze mu mubiri. Yemwe bene data muze dukizwe neza. Yuda yari umwigishwa nk'abandi, Yesu abonye muri inyuma ati ngwino nguha akazi, amuha uruhago rw'imiyarwa abigishwa, amugira akoramo ntabure w'abigishwa. Yesu atuye imigati, Yuda amurira mu mibare. Yesu atuye amafi, Yuda amurira mu mibare. Barebye kumuvungukira, Yuda amurira mu mibare. Akomeza kumurira mu mibare, Yuda araryoherwa. Yuda arebye Yesu abona n'imari ifite abakiriya, abona abayuda n'abafarisayo barayishaka, bati duhe iyo bose. Oya ntibishoboka, oya ntibishoboka, oya ntibishoboka. Goliyati ntiyatsinda Dawidi, oya ntibishoboka, oya ntibishoboka, oya ntibishoboka. Goliyati ntiyatsinda Dawidi, no, oya ntibishoboka, oya ntibishoboka, oya ntibishoboka. Goliyati ntiyatsinda Dawidi. Dore impamvu ituma cya Goliyati kitanesha Dawidi, burya cya Goliyati nticyabatijwe, cya Goliyati ntikirya igaburo,
Goriyati n'icyumvi by'umwuka, Goriyati n'ikizi ijambo, Goriyati n'ikizi indirimbo, Goriyati n'ikizi urusengero, Goriyati n'icyabaruwe, burya Goriyati n'ikizi abarewi, Goriyati n'ikizi itangiriro, Goriyati n'ikizi iyo byavuye. Izo ni impamvu zituma Goriyati yatanisha Dawidi. Oya ntibishoboka, oya ntibishoboka, oya ntibishoboka. Goriyati ntiyatsinda Dawidi. Never, oya ntibishoboka, oya ntibishoboka, oya ntibishoboka. Goriyati ntiyatsinda Dawidi. No, oya ntibishoboka. Never, oya ntibishoboka, oya ntibishoboka. Goriyati ntiyatsinda Dawidi. Ashaka kubabwira ko Goriyati atanesha Dawidi, nubwo afite ubukaka, afite ivogonyo ryinshi, ariko ntiyanesha Dawidi. Izindi mpamvu zituma Goriyati atanesha Dawidi, burya Goriyati kirirata, Goriyati kiriyemera, Goriyati kigira ubwibone, Goriyati kirasuzugura, Goriyati kiratukana, cyatutse Imana n'abarokore, cyatutse Imana n'abayikunda, cyatutse Imana n'abayishaka, cyatutse Imana n'abayisenga, cyasuzuguye Imana n'abayikunda. Goriyati kirasuzugura, Goriyati ntikizi isengesho. Izo ni impamvu zituma Goriyati atanesha Dawidi. Oya ntibishoboka, oya ntibishoboka, oya ntibishoboka. Goriyati ntiyanesha Dawidi. Oya ntibishoboka, oya ntibishoboka, oya ntibishoboka. Goriyati ntiyatsinda Dawidi. Yo, haleluya, haleluya, haleluya. Barishimwe, barishimwe. Tugiye gushyiraho yitwa gute? Made in heaven. Made in heaven. Amen. Abahanga baratubeshya, baratwemeza ngo barakaze, ikoranabuhanga ryabo riradufite, ngo nibo gusa bonyine babibanje. Nyamara
twahishuriwe sanga kuri Imana yacu dusenga kuri yo niho hari ibintu bya originali niho honyine gusa haba originali Mana warakoze kuduha originali Mana warakoze kuduha originali Mana warakoze kuduha originali Mana warakoze kuduha originali barakomeje barabitubwira ngo nukuri barabyoroheje ngo ntitukirirwa dutuma abana gukingura inzugi cyangwa gushyira ibyo dushaka muri televiziyo bafite akantu batungaho bikimenya bafite akantu berekezaho gusa bikibwiriza nyamara telekomande yariho na kera yabanye n'umugabo witwa Mose igihe Abisirayeli bari babaye Farawo umugome abari inyuma impande n'impande ari imisozi Mose atakiri Uwiteka Imana ye Uwiteka ati humura Mose we niki gitumye unakira nshuti yanjye icyo ufite mu ntoki ni igiki Mose tura Uwiteka usanga ubizi ko ari inkoni y'igiti Uwiteka ntibyahindutse Mose iyo ni telekomande tungaho gusa wowe tungaho gusa tungaho gusa tungarira Imana yakuvuzeho tungaho gusa tungaho kwizera usigaranye tungaho gusa tungaho isengesho usigaranye tungaho gusa tungaho kwigira ubwoba tungaho gusa tungaho icyo yavuganye nawe tungaho gusa tungaho kwizera kwawe tungaho gusa Mose abigenza uko Imana ibimubwiye havamo umuhanda uryoshye cyane wakataraboneka na n'ubu abanyamerika niyo babigerageza ntibabishobora Mana warakoze kuduha originali 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 Manishime barakomeje barabitubwira ngo baratworohereje ngo bazanye ikoranabuhanga bakorakoramo mu rundi rurimi ngo nikaciti iyo ushatse kurya ukoramo washaka kwinjiza ugakoramo washaka kuvuga ugakoramo washaka no kwandika ukanyerezamo yamara taci mubona zariho na kera yabanye n'umugabo witwa Mose igihe byari bibakomereye inyota n'umwuma biciye mu butayu Mose atakira Uwiteka Imana ye Uwiteka ati humura
Mose we imbere yawe hari touch screen yitwa urutare Tachinga Mose we Tachinga Mose we Mose bigenze uko Imana ibimubwiye habamo amazi aryoshye cyane akataboneka na n'ubu wasake niyo yabigerageza ntiyabishobora iyo taci mbabwira ntiyarekeye aho natwe abo mu isezerano rishya yatugezeho yahereye ku mumama umwe wari warababaye amafaranga yari yarayamariye mu baganga mituweli n'intwererano n'ingemu birananirwa yumva umugabo Yesu agiye kunyuraho ati nanjye ngiye kugira nk'abandi agize umutima uramwangira uti wowe urasa nabi ntiwamugera imbere usutyo ahubwo wowe ihanganire gutonekara ubundi ubyigane umugore arabyigana mu bandi ibihumbi 7 umugore arabyigana mu bandi ibihumbi 8 umugore arabyigana mu bandi ibihumbi 12 umugore arabyigana mu bandi ibihumbi 12 umubyeyi arabyigana mu bandi ibihumbi 15 atacinga kucunda ikibazo cyumvise konegisiyo gihita kibwiriza ni taci ya OG Mana warakoze kuduha originali 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 Amen 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 Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe cyane ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana umuramyi Noah aho akomeje kudushyira mu bihe byiza byo kubana mu ndirimbo tubibutse kandi ko muri gahunda zacu tuba turi kumwe n'amarangi ya Better Pens ni amarangi meza mu Rwanda aho wagera ku isi hose ariko cyane cyane reka tuvuge mu gace duherereyemo ko ariho turi by'umwihariko mu Rwanda mu mujyi wa Kigali turahaboneka cyane i Musanze Rubavu n'ahandi hose mu turere ndetse no mu ntara zigize u Rwanda amarangi ya Better Pens ni ingenzi kuba wayashyira iwawe aho utuye cyangwa se aho ukorera imirongo iragaragara ushobora kutubonaho aho ngaho muri comments cyangwa se neza no kuri ekran yawe urahabona iyo nimero ushobora kwiduhamagaraho hanyuma tugakomeza kugirana nawe ibihe byiza ntuve imbere ya televiziyo yawe kumwe n'umuhanzi rero gira ngo urabibona turakomeje ubu mugiye kudushyiriraho yihe tugiye kuvuga ko ibibazo byawe Imana ishobora kubihera ku murongo ngwiki ibirangiza ibivuna ibitwika 2 3 mbe igahera ku murongo icya kabiri icya gatatu byose papa ariko buri hari ibintu abantu benshi batazi buriya ibintu by'Imana bigira ibintu by'amabanga ariko kambabwira akabanga kamwe amen kubibihera ku murongo haraha umurongo Imana iheraho ni ku kintu kiba cyacanye danje urabona cya kintu kiba cyacanye danje ku buryo haba habura nko ku munota wanyu hagashya niko bamwe bavuga ku buryo mbese ku buryo ku munota wanyu mubona byose bigiye kurangira
aho ngaho icyo nicyo kintu Imana iheraho. Imana ikahagoboka. Icyo ngicyo iyo cyacanye umutuku, iyo cyishyize ku rutonde rwo kukwica, iyo cyishyize ku rutonde rwo kukurangiza, rwo kugukuraho, icyo gihe Imana iba yakibonye, icyo gihe iba cyishyize ku rutonde rwa mbere. Hanyuma rero ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiro, ariko ngo byose azamukiza. Nuko irangije icyo ngicyo cyari kukwica, ihita ikurikizaho n'utundi twose ikaduhera ku murongo. Imana ishimwe cyane. Amen. 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 Ishimwe. Ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi cyane bikabije, ariko Uwiteka umunyambabazi ajya bimukiza byose uko bingana. Ibyago n'amakuba by'umuntu wubaha Imana ni byinshi, ni nka koperative, ariko Uwiteka umunyambabazi ajya bimukiza byose uko bingana. Ahera ku murongo habivunagura, ahera ku murongo habisyonyagura, ahera ku murongo habidihagura, kugeza igihe byose bishiriye. Ahera ku murongo habishwanyaguza, ahera ku murongo habidihagura, ahera ku murongo habivunagura, kugeza igihe byose bishiriye. Arinda amagufa ye na rimwe rivunika, ahubwo abamwanga bazacirwa iteka. Uwiteka acungura ubugingo bw'umukiranutsi, n'abamwiringiye ntumuzakorwa n'isoni. Arinda amagufa ye na rimwe rivunika, ahubwo abantu bamwanga bazacirwa iteka. Uwiteka acungura ubugingo bw'umukiranutsi, n'abamwiringiye ntumuzakorwa n'isoni. Ahera ku murongo habivunagura, ahera ku murongo habishwanyaguza, ahera ku murongo habidihagura, kugeza igihe byose ibyawe. Ahera ku murongo habishwanyaguza, ahera ku murongo habidihagura, ahera ku murongo habishwanyaguza, kugeza igihe byose bishiye. Yewe munturizwa n'ibigerageza, humura Uwiteka byose arabizi. Ahereye ku bikomeye utareba n'amaso, n'ibyo ureba n'amaso arabishwanyaguze. Yewe munturizwa n'imihangayiko, humura Uwiteka byose arabizi. Ahereye ku byakwica ubutareba n'amaso, n'ibyo ureba n'amaso arabidihagure. Yewe munturizwa n'imihangayiko, humura Uwiteka byose arabizi. Ahereye ku byacuranye kandi utareba n'amaso, n'ibyo ureba n'amaso arabivunagure. Ahera ku murongo abidihagura, ahera ku murongo
abishwanya gusa ahera ku murongo abivunagura kugeza igihe byose bishiriye. Amen, 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 amen. Uri kumva bimeze bite kuririmba utari kwiyumva? Nta kibazo. Ndasaba ariko ntacyo. Imana ibishimire. Reka mbabwire igitekerezo kimwe cyiza cyaramfashije namwe kibafashe. Abaye umubyeyi mwiza abyara umwana we w'ikinege arakura, umuhungu arakura aba umusore abwira se ati izi ntambara ndazirambiwe, izi ntambara zo kuba njyenyine ndazihaze, ndashaka kurwana izindi ntambara. Isatse mwana wanjye kumura ngufite urumwe ruzananira, zatugirayo mwana wanjye. Nuko bajya kumubariza ibanga bya bindi rw'amaboko atareshya ntaramukanya. Baramugora cyane baramurusha kuko amaboko atareshya ngo ntaramukanya. Umusore aza guca ku bana baririmba neza, bavugaga ibintu biryoshye, bavuga cyane ngo Imana iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Ati ye baba we perezida we, perezida wa korali ati karame ndakumva, ati ndashaka kujya muri iyi korali iraririmba neza. Umuyobozi ati nukuri kw'Imana nari ngiye kubyemera ariko hari ibisabwa. Yoyoyo banza wiki igicu batizwe. Umuhungu aragenda arabitekinika, hashize icyumweru kimwe baramujandika. Cyongera kubona umuyobozi w'abaririmbyi ati bisabwa n'ukuri kw'Imana nabyujuje. Umuyobozi w'abaririmbyi ati yababa we hasigaye kimwe, senga nitwumva Imana yumvise gusenga kwawe, tuzakwakira muri iyi korali yacu. Umuhungu arasenga amavi amaze gukoboka, amaze kumera nk'ay'ihene, Imana yumva gusenga kwe, imukorera ubukwe bwiza burataha. Ubu imiryango itabikunze nyamara ariko burataha. Inzu ubaka nshuti yanjye, inzu ubaka niyo uzabamo. Inzu ubaka nshuti yanjye, inzu ubaka niyo uzabamo. Yubake witonze, yubake ukiranuka, yubake wihangana, yubake uca bugufi kuko niyo uzabamo.
hanyuma bajya gutura kure y'imiryango. Hashize iminsi mike bakabara nk'urubaraza, dore ko batabihemberwa. Barahagera bati waraye muzehe, ati naramutse bana banjye, bati tugufitiye inkuru igurishwa, ati kagira inkuru n'umunwa wo kuzibara, ati ni wowe ufite umukwe abandi barabeshya, ati hoya mwicinyagurira abana mwe. Je baba we yinesha umutwe, umukobwa wanjye ndabizi yariyahuye yijyanye mu mazi abira. Je baba we nta kundi nabigenza narihanganye. Bati hoya ayo makuru ufite ntago ariyo, uyu muhungu arakomeye, ariya amazu meza ubona i Kigali, amazu akomeye yageretse handi, amazu aberamye, amazu yitwa n'abasanzi no, amazu akomeye acuramye, niwe urimo urayubaka. Sebukwe aratangara, yarafite umushinga, yarabuze umutekinisiye, yarabuze umwenjeniyeri. Je baba we abarasubijwe, ati nukuri kw'Imana ubwo ndarasubijwe, ati nari narabuze umuntu nyubakishiriza inzu y'amasaziro, none je baba we ndamubonye, ahamagara umukwe we yoyoyoyo, ati ngwino ibirayi byabonetse, umuhungu azayiruka. Ahageze sebukwe ati dore amasima, dore amakaro, dore amatafari, dore amabuye, dore ibyuma n'amabati n'ibirahure, utangire ubake, ubakire sobukwe inzu y'amasaziro. Nuko umuhungu aranezerwa ati imboga zibonye abana. Uyu muzaza yari yarampemukiye anyima umukobwa we, nanjye ngiye kumwereka ko yari wa wundi utazi ubwenge ashimuke. Umuhungu atangira kubaka, agafata amakamyo 200 y'umucanga, agakuramo 40, ataya zayagura akaburushete nirire, n'undi nawe akora atarya. Agafata amakamyo 800 ya sima, agakura 100 atayanganya. Ye baba we nzayakoresha neza, nishyura akadeni ko kuri banki, ntibazongere kumvuzaho induru. Agafata amakamyo 900 y'amabuye, agakuramo 40 atayangaya, zayubakisha urupangu rw'akazu gato mfite, ntibazongere kundebera ikizongerezi mu kanwa. Umuhungu arateka, inzara yubaka, bigeze muri finisaje. Je baba we umuhungu ashyiraho ibibingo, ashyiraho imitako, inzira agenda iraryoha, agenda iraberwa. Urebeye inyuma ntiwabonaga ko ari inzu nziza cyane, utazi ko yubatswe wabonaga ari akataraboneka.
nyaboneka urebeye inyuma wabonaga ari inzu ikomeye cyane yebaba data we mana yanjye we umuhunga ikurikira sebukwe sebukwe ayikubise amaso ibyishimo n'ibisazi biramurega byose birakomera ahamagara abakire ahamagara abavandimwe ahamagara inshuti ze ahamagara bene wabo ati nimuze twishime we akaraye karamutse nuko ikirori kiratangira ibirori birakomera yebaba we ababyinnyi barabyina birakomera tonda buri gihe ukanirya amenya akora akazi bagezemo hagati umusaza asaba ijambo ababyinnyi mu ijambo ariko ntabwo mwari muzi ko ni shefu y'iyi karitsiye yanyu ati nari narababaze uyu mungu mubona nari nzi yuko ntacyo zimarira none ndabona iyo yagiye yaramenye icyo gukora musabye imbabazi pfukamye nababarire ndabimusabye umuhungu ati nakubabariye datarukwe ku mutima ati nzi icyo nakoze uzabimenya kikurundutse hejuru sebukwe aranezerwa ati mubakomera amashyi n'abantu b'abagabo sebukwe aranezerwa kuva yavuka nibwo bwa mbere yarababariwe uwo yagiriye nabi nibwo yarababariwe sebukwe aranezerwa dore ko imbabazi ziryoha kurusha ubuki sebukwe aranezerwa umwuka aramwibutsa ati wibuke yuko ukwiriye kwicikira nk'umukire wibuke ko ubukwe bwabo utabukandagiyemo nuko yababakwe yababa data we umusaza areba mu bintu byose atunze abona nta sura bigifite yuyuyu hareba hirya no hino yebaba we akubise amaso imbere ye abona inzu mutupi inzu nshyashya igezweho ikoze neza ati yikwiriye umwana wanjye w'umukobwa w'imfura ati iyi ntiyakwiye guhabwa yebaba we n'ukuri kw'Imana asaba ijambo rya kabiri yebaba we mu ruhame bati ijambo rarihorana mubyeyi yebaba data we ati sinigeze nubakishiriza abana sinigeze mpagera nari ndemerewe cyane ariko n'ukuri kw'Imana ndabyibutse ngiye kubaha impano mbashyigikire nk'umubyeyi yebaba we babona kuya kabiriti mu mufuka data we yo kadudi yari ndadefoye yebaba we babona atanze kado abantu bari babimenyereye kuwo musaza atanga ibintu bya feke sebukwe yebaba we w'umuhungu data we umuhungu aticyara umukobwa we ati bwira so dusobanurire wasanga yongeye kudutuburira bwa kabiri umukobwa mu kinyabupfura cyinshi ati data
tumenyereye bikado bibyibushye none turabona akabiriti ye baba we dusobanurira ukuntu tuzajya ducana umusaza aravuga ati mwabana mwe reka mbafungurire kado nubwo mutabisabye mbasobanurire ikirimo imbere je baba we afungura kabiriti data we kuramo imfunguzo ati iki kirimo ni iki abareba mwese bati ni imfunguzo yo ati nk'umuntu wihaye sinatanga imfunguzo zitagira aho zifungura reka abasobanurire she baba we ati nizi yinzira imbere yanyu umukwe wanjye yayinyubakiye ngo nzayisaziremo neza cyo yubatse mu ikoranabuhanga ry'iki gihe inzu muri aka karere nta nzu nziza iyiruta muri uyu murenge niyo nzu ya mbere ye baba we yubatse muri standard nziza none kuko mbabariye ndayimuhaye we ndayimugabiye we yuyu ndayimuhaye we ndayimugabiye we yuyu ndayimuhaye we yuyu umukobwa wanjye n'akabantu wasa nari nkiriho ndayimuhaye we yuyu umuhungu yumvise ayo magambo sebukwe avuze atekereje ukuntu inzu yayubatse acurika umutwe hasi ararira atiye baba ndobye zongera guhera nsaba imana inzu iriya byeri kuzamara imyaka 300 none ntizarenze ukwezi n'igice we eba ndabukiwe icyaruta nuko nayisenya hakiri kare itazagwa kuri sheri wanjye nkabura byose eba ndapfuye we inzu wubaka nshuti yanjye inzu wubaka niyo uzabamo ibikorwa ukora girira n'abo muturanye ibikorwa ukora sebya abo musengana imirimo ukora sebya inshuti zawe ibikorwa ukora ugamanira abantu nibyo uzabamo nibyo uzabamo amen 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 igihe cyo gukora cy'Uwiteka kirageze kuko bahinduye ubusa amategeko yayo barabivangavanze barabipirata ngo n'iby'abaswa barabipinga ngo n'iby'abakene barabipirata none biteye Imana yacu kuza gukora biteye Imana yacu kuza gukora gukizwa nabi bitera umwaku gukizwa nabi
bitera umuruho, gukizwa nabi bitera umuze mu mubiri. Yemwe bene data uze dukizwe neza. Haleluya, Imana ishimwe. Yuda yari umwigishwa nk'abandi, Yesu abonye amuri inyuma ati ngwino nguha akazi. Amuha uruhago rw'imiyarwa rw'abigishwa, amugira akoramo ntabure rw'abigishwa. Yesu atubuye imigati, Yuda amurira mu mibare. Yesu atubuye amafi, Yuda amurira mu mibare. Maremye guhungukira, Yuda amurira mu mibare. Akomeza kumurira mu mibare, Yuda araryoherwa. Yuda arebye Yesu abona n'imari ifite abakiriya, abona abayuda n'abafarisayo barayishaka, bati duhe iyo poro. Yuda twari twarayibuze. Yuda abyitegereje abona ni umushinga munini, hazavamo ikintu. Atekereje amateka ya Yesu abona hazavamo ikintu. Aravuga ati ejo bundi bamufatiye umusozi, bagiye kumuta mu mpanga, baca mu myanya y'intoki. Ati nzajya mubereka noneho, bankubita inoti zishyushye nzikubita umufuka, nibajya kumufata bacike, niba mumbaza mbakobe niyabacitse mureba mwandangare. Pawulo uwo mushinga Yuda afata ya mbere. Yuda agira nk'ibya Yesu, bapfa kubitapfuna gutyo gusa, bimuviramo umwaku wo kwimanika, bimuviramo umwaku wo kwiyahura. Gukizwa nabi bitera umwaku, gukizwa nabi bitera umuruho, gukizwa nabi bitera umuze mu mubiri. Yemwe bene data uze dukizwe neza. Bajya bababesha ngo ibibazo n'indwara bikurwaho n'umweko n'imijyi n'icyubahiro n'inzara n'urukago, abandi bakabaswayika bakabashyushya imitwe. Imyaku n'imikoshi n'akarande bikurwaho n'amazi n'amavuta n'imicanga byo muri Isirayeli no ku nyanja itukura. Bakababeshya ngo amazi yahumanuwe na Elisa arahumanura, ngayo ku iriba ry'Ikibego arebaho. Bakayavomera mu majerekani ngo ntituyagure. Bene abo barababeshya, barapfobya imbaraga z'Imana. Nimureke mbarangira inzira nyakuri y'ukuri iva kuri Kristo, umuyoboro w'ukuri ugiye mu gakiza neza, akazibukira ikibi. Byamara kumuryohera akinjiza mu mutwe ndetse n'amaguru, kaba muri Yesu neza, Mwuka Wera akicara muri we. Bene uwo muntu wagumanye na Yesu, imivumo bamuvumye, ibitutsi bamututse, ngo uzapfa nabi, ngo uzasiga ubusa, ngo uzarindagira, ngo uzahobagira, ngo uzazezengera, ngo uzatagangara, ngo uzirukanka, ngo uzavunagurika, ngo uzatsitara, bakagutuka n'igitutsi cya danje, ngo ntuzikamira n'aya nyakabwana. Barakabigutuka n'ubundi mbwa n'ikamwa, bakagutuka bakagutokoza, bakakuvumira ku gahera, bagafata ku ibere ry'iburyo imivumo ijyemo sinya, bagahena bagahenura, bagahagarara mu marembo, bagakubita mu magutiya imivumo ijyemo kashe. Iyo bikugezeho waragumanye na Yesu, baba bakoze iby'ubusa, bimera nko kotsa imyungu. Ndakurahiye ni nko gushingirira amashu, ndakurahiye.
gukizwa nabi bitera umwaku, gukizwa nabi bitera umuruho, gukizwa nabi bitera umuze mu mubiri. Yemwe bene data muze dukizwe neza.